Hello guys, mumeze mute murashima Imana? Makuru ni meza. Birumvikana ko amakuru ari meza kubera ko uyu ni umunsi ukomeye. Ni umunsi wa Pi Open Network Launch. Ni umunsi rero abantu benshi bari bategereje, bafite amatsiko menshi, amatsiko adasanzwe, amatsiko yo kwibaza ngo bizagenda bite. Ese mama, iyi Pi yacu twaruhiye, twamayininze iminsi ingana gutya, tugiye kwizihiza, tugiye kuyakira gute? Ese igiciro kimeze gute? Rero uyu ni umunsi ukomeye cyane abantu bari bategereje ari benshi, ndetse hari abafluencer bo kuri Twitter cyangwa X mu by'ukuri bagiye bakomeza bavuga bati Pi Network ko watimu niduhe itariki uyu mushinga uzakoreraho launch. Bantu bagenda bayishyiraho igitutu, rero bagenda bayicanaho umuriro. None rero uyu munsi ku itariki ya 20 Gashyantare 2025 ni umunsi utazibagirwa, kuko ni umunsi ukomeye, ni umunsi ushyize ibuye ry'ifatizo ku gutangira k'uyu mushinga. Rero ni ikintu gikomeye cyane by'ukuri. Bari bavuze ku itariki ya 20 za saa 2 za UTC ni kimwe na GMT. Abantu rero benshi bari barimo bareba kuri application zabo bavuga bati ese mama biragenda bite? Ariko kuri iyo saha nta kintu cyabaye, ahubwo habaye ikintu cyo kuronshinga mu buryo bw'ibanga. Abantu bagiye babona rino tangazo mu buryo butari public cyangwa butari urwa rubanda bose, abantu bose, ahubwo abantu bamwe nyine harimo nk'abantu bashobora kubona zino link, ushobora kubona iyi link ya rino tangazo baribonye. Nanjye hari umuntu wanyohereje ino link hanyuma ndabireba. Rero hano kuri na application yacu bariduhaye saa 4 za mu gitondo, ku itariki ya 20 Gashyantare. Ubu ni itariki y'iwabo, saa 4 za mu gitondo. Mu by'ukuri rero twebwe bitugezeho nyine ari nijoro, bitugezeho mu masaha ashize. Nta mpamvu rero yo gupanika, nta mpamvu yo kwiheba. Niko bimeze ko amasaha yabo ntabwo akora kimwe na yacu, twebwe tubari imbere. Rero iri tangazo riragira ngo iki? Iri tangazo ni itangazo rimeze gutya. Reka twumve icyo ino video iri kuvuga. Ngiye gukinaho gatoya, ariko ntago nkomeza kugira ngo batasaba nyine copyright iyi video. Rero reka twumve. Hi, pioneers. Today is the open network launch of Pi. First, I'd like to congratulate the over 16 million pioneers around the world for transitioning to the open network. This is Rero iyi ni video ya Cheng Dianfan, uriya mugore wa Dr. Nicolas Kokaris, niwe waruri ku ruhembe rw'umuheto avuga uko bimeze kuri uyu munsi. Ngira ngo murabizi ko uyu mugore niwe head of product, cyangwa niwe mukuru w'iki gicuruzwa cyangwa wa Pi Network mu buryo mbese bwa product. Noneho umugabo we akaba ashinzwe ikintu bita technology, ni head of technology, ni ushinzwe ibintu bijyanye na tekinike byose, ikoranabuhanga ryose rikorerwamo hano niwe urishinzwe. Rero uyu munsi niwe wahawe ijambo, niwe wavuze. Rero yatangiye avuga ati bapiyoniye muraho, ndabashimiye kuri uyu munsi wo kuronshinga. Avuga ngo abantu barenga 16,000,000 bashyizwe kuri mainnet, mbese bimuriwe cyangwa bahawe nyine gukoresha ino application mu buryo busesuye. Rero iri tangazo naryumvise, yavuzemo ibintu bitandukanye, agenda nyine agaragaza uburyo no mushinga wakoze, wagiye ugenda mu bihe bitandukanye, agenda avuga ibintu by'ingenzi. Avuga ati uyu mushinga ni non conformist, nuvuga ngo uyu mushinga ntabwo wita ku mategeko asanzwe, ntabwo
uganzwa n'ibyo abandi bavuga, ntabwo uganzwa n'ibyo abandi batekereza, ahubwo n'umushinga uzanye impinduka, n'umushinga uzanye impinduramatwara kandi ushyira mu bikorwa aho kuvuga gusa. Ni ukuvuga ngo barakora kurusha uko bavuga. Rero uyu ni umushinga ukomeye, yakomeje avuga ko abapiyoniye ari bo mbese ba nyiri umushinga, avuga ko mu by'ukuri payi zihari 80% zifitwe n'abapiyoniye. Urumva abapiyoniye nibo bayoboye, ni ukuvuga ngo nibo bakiriya. Mu by'ukuri rero icyo ni ikintu gikomeye, ni ikintu twakwishimira kubera ko ni umushinga wubakiye ku bwizerane. Iyi myaka 6 ishize yose ishize twizera PAICOA team kubera ko ni abantu b'abagabo. Mu by'ukuri rero ni ibintu bishimishije, binejeje kuba iyi Pi Network iri kuronshinga. Ni ikintu cyiza kandi ndagira ngo mwitegure ikintu gikomeye mu minsi iri imbere. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu gihambaye. Rero yakomeje atubwira ko tugomba kwirinda urusaku rurangaza. Tugomba kwirinda urusaku rurimo ruturangaza. Ubwo rero ni ibigambo birimo bivugwa. Bapiyoniye ngo tugomba gukomera tukirinda urusaku rurangaza ruri inyuma y'iyi launch. Abantu rero barimo bavuga amagambo menshi, murabizi ko abantu bavuga cyane, ngo ahubwo dukwiriye gukora icy'ingenzi, dukwiriye gukora ibyo dusabwa, dukwiriye kwita ku bituruka ibukuru, tukamenya imishinga yemerewe, tukamenya amakampani yakorewe KYB. KYB ni ukuvuga ngo ni ayakorewe identification, nyine ikamenyekana nk'uko natwe twakoze KYC. Rero tugomba kwirinda icyo kintu. Ikindi kintu yavuze ngo mu mateka, mu bushakashatsi hagaragaye ko ikoranabuhanga rikemura ibibazo by'abantu ari ryo rigira imbaraga, ari ryo rikomera. Rero anga yararimo avuga ko nyine Pi Network yaje gukemura ibibazo bitandukanye. Ibyo bibazo rero bigomba gukemuka kubera ko babyizeho, babifasheho umwanya, babitekerezaho ndetse banafata umwanzuro. Urumva rero iyi Pi Network igiye gukora amateka kuko yo ije ikemura ibibazo. Ni nayo mpamvu yatinze, kubera ko habaye ikintu cyo kugenda abantu bakora KYC, imishinga nayo bemereye, murabizi ko yakoze KYB. Nta yindi cryptocurrency yakoresheje ibintu bimeze nk'ibi. Urumva rero Pi Network ni ubudasa, ni unique, ntabwo imeze nk'indi mishinga. Ni ikintu gikomeye rero gifite imbaraga. Yakomeje rero abwira abantu ko dukwiriye kwirinda abantu bose baza batubwira ibintu bitari byo, ibintu biterekeranye, kandi ko tugiye kuyobora inzira ya crypto, tugiye kuyobora inzira y'amafaranga y'ikoranabuhanga. Ngo kandi dushyire hamwe imbaraga, twirinde ikintu cyose cyaduca intege, twirinde ikintu cyose cyatuyobya, kandi dukore ibijyanye n'ibisabwa, kubera ko uyu mushinga wacu ni umushinga ufite imbaraga nyinshi kandi tuzakomeza no kugera kuri byinshi. Rero iri tangazo cyangwa iri jambo ry'umugore reka turisoreze hano. Muri make ni ubwo butumwa yari arimo aduha, atwereka nyine Pi Network uko ihagaze, atwereka ko mu minsi iri imbere hari ibindi bintu bazajya batutangariza. Reka rero turebe itangazo rirambuye, ndarinyuramo, ntabwo ndasoma ijambo ku ijambo, ahubwo ndagenda mvuga muri make ibyo baganishaho cyangwa batubwira kugira ngo dukomeze tujye mbere. Ahangaha rero kugira ngo ubone rino tangazo, nawe waza kuryirebera iri tangazo ushaka nawe ushaka kurikurikira nyine wakanda hariya handitse official announcement
announcement, noneho ugatangira ukarisoma. Reka tuhakande turebe. Umutwe wa rino tangazo uravuga ngo Pi's Open Network has launched. Ni ukuvuga ngo umurongo ufunguye wa Pi washyizwe ahagaragara cyangwa wamuritswe. Pioneer's Open Network has launched. This means that external connectivity of Pi network is now available for the Pi community around the world. Bivuga ngo ibi bisobanuye ko iyindi mirongo yo hanze ya Pi network irahari, yiteguye kuba yakorana n'uyu mushinga. Open Network has unlocked Pi's thriving ecosystem, innovative applications, and extensive peer-to-peer network for integration with the broader blockchain world. Ni ukuvuga ngo rero hano bakomeje batubwira bati uyu mushinga cyangwa iki kintu cyo kumurika Pi network gifunguriye urusobe rw'imishinga itandukanye, application z'ikoranabuhanga cyangwa application z'udushya, application mbese zidasanzwe, ndetse n'umurongo wo kohererezanya umuntu ku muntu, aribyo bita Pi to P. Kuriya nyine wohereza umuntu Pi akazakira, kugira ngo blockchain tuyagurire umurongo ku isi yose. Open Network was key to Pi's mission. Ni ukuvuga ngo gufungura Pi network niyo misiyo y'ingenzi, niyo yari misiyo y'ingenzi ya Pi network, to create an inclusive, utility-driven and widely adopted cryptocurrency that is accessible to anyone. Ni ukuvuga ngo uyu misiyo rero yari igamije gufungura uburyo cyangwa kurema uburyo budaheza kandi bufite umumaro, ndetse na cryptocurrency ikoreshwa n'abantu benshi, igerwaho na buri wese. Ni ukuvuga ngo rero iyi niyo misiyo ya Pi network. Iyi misiyo kwari ukumurika uyu mushinga ukajya ahagaragara. Urumva rero ni ikintu gikomeye bakoze, ni ikintu gihambaye, ni ikintu gifite imbaraga. Ni ikintu gifite imbaraga kubera ko iyi misiyo bari bafite bayigezeho. Rero iri tangazo rikomeza ritwereka ko iyi ngiyi ari intambwe ikomeye, kandi ko ari ikintu gikomeye kubera ko ni ibintu bamaze imyaka 6 bakora. Ni ibintu rero bikomeye cyane. Rero aha ngaha bari kutwereka ko imiyoboro yo hanze yemerewe kuba yagera kuri uno muyoboro wa Pi network. Ibi rero bikaha abapiyoniye amahirwe yo gukoresha ziri application zo mu rusobe rwa Pi network, iriya mishinga ndetse na application nyine zikihuza n'uyu mushinga cyangwa na system. Kandi abapiyoniye ngo bashobora gukora ibikorwa cyangwa transaction ziri hanze y'urusobe rw'iriya mishinga ya Pi network. Ni ukuvuga ngo bashobora kohereza Pi ku yindi blockchain cyangwa ku yindi company yo hanze. Ibi ngibi rero bikaba bituma umumaro cyangwa kugira agaciro kwa Pi kwaguka, ndetse ikagera no kuri benshi. Aha ngaha bari kuvuga ngo hari liste ya business zakorewe KYB, ngo zirahari kugira ngo abapiyoniye bazibone kandi banazikoresha. Aha ngaha turakanda ngo kuri web page, hano bari kutwereka kugira ngo bifashe abapiyoniye kureba business zakoze KYB, noneho tukanamenya n'izitarimo not listed, gwese ngo ntago zashyize Pi network kuri liste ya company bakorana. Reka rero dukanda hano kuri web page. Web page turayinjiramo.
ngaha bagahita batwereka ngo view businesses. Ahangaha bari kugusaba nyine kureba izo business zakoze KYB. Izo business rero reka tuzirebe. Ahangaha rero izi business zakorewe KYB kugira ngo birinde ko habaho ibintu bya fraude, habaho ibintu bitemewe n'amategeko, habaho ubwambuzi cyangwa ubujura. Iyi niyo mpamvu nyine aba hakozwe ino KYB nk'uko abapiyoniye nabo bakoze KYC. Rero ibi ni ibintu bikomeye cyane, no kwirinda scam, kwirinda ibintu byinshi bitandukanye, kandi nanone bikajyana n'amategeko. No kuvuga ngo izi company zigomba kuba zemewe n'amategeko, kandi bese bakaba bazi naho zikorera, icyo bita geolocations, kugira ngo iyi Pi igere kure kandi inarambe. Platform level utility. A KYC and KYB network provides Pi with a collective resource for other services. Bivuga ngo abapiyoniye bakoze KYC na business zakoze KYB, izo ngizo rero ziha Pi nyine uburyo rusange bwo gushyiramo izindi serivisi, ndetse uru rubuga rukagira umumaro ubu ndetse no muri future. Aha rero ngo hari liste ya zino business zakoze KYB, harimo iya mbere ariyo bita OKX. Iyi ngiyi ni exchange irimo icuruza Pi, ndetse hakaza n'indi yitwa Bitget. Bitget nayo ni exchange. Hakaza n'indi yitwa Gate.io. Iyi nayo ni exchange. Nuvuga ngo ni eshatu. Murabizi habaho ama exchange menshi, ariko izabashe gutambuka KYB ni izi ngizi zonyine. Niyo mpamvu rero Pi network ifite ubudasa. Pi network ifite ubudasa. Pi network ifite imbaraga zikomeye. Rero bari kuvuga ko ushobora no kureba byinshi ukana hano kuri Learnmo, ukareba uko ibi bintu bigenda, uko ibintu bikorwa. Rero ni izo company eshatu. Iyindi yose yazi ivuga ngo ikorana na Pi network, ntuzayemerere kuko izaba iri kubeshya. Iyi OKX, Bitgate, Gate.io nizo dukwiriye gukorana nazo, izindi tugomba kuzireka. Kadusubira inyuma noneho turebe itangazo. Itangazo ririmo rigenda ritwereka ibintu bitandukanye. Hangara bari kuvuga ko hari n'imishinga nyine iri centralized, exchanges ziri centralized nazo zemerewe kuba zakorana na Pi network, ariko izitapashize KYB ntago zizabasha kugira aho zigera, ntago bazazemerera. Nuvuga ngo rero bari kukubaza excited, urishimye? You should be, ugomba kwishima. See this video from one of the Pi founders. Reba iyi video y'umwe mu bashinze Pi, Cheng Diaofan, and read on more information about the open network opportunities and releases now available. Kugira ngo umenye cyangwa ubone amakuru yisumbuyeho ajyanye na open network ndetse n'ibindi bintu basohoye cyangwa bavuze. Also get ready to take part in the upcoming Open Network Challenge next week in the Pi Mining app to learn and explore what Open Network has to offer firsthand. Ndetse unitegure kuzagira uruhare muri challenge cyangwa ihurizo rya Open Network rizabaho mu cyumweru gitaha, rizabera hara muri la Pi yacu. Pi yacu nyine tumayiningiramo, ndetse umenye n'ibyo Open Network izaguha
mbere na mbere, first hand. Ni ukuvuga ngo rero iyi video waza kuyireba ukamenya birimo, nabivuzeho muri make, ndetse ugasoma ngo n'andi makuru atandukanye. Rero bari kutubwira ngo connecting Pi securely with external systems. Ahangaha bari kuvuga ngo guhuza Pi network n'indi mishinga yo hanze. Aha rero ni bya bindi byo guhuza nyine amakampani atandukanye, amakampani ya exchange, amakampani y'inganda, ibintu bitandukanye. Ibyo rero bizajya bituma tumenya imishinga nyine yemerewe gukorana na Pi network. Aha rero bakomeza batwereka ibisabwa kugira ngo business runaka yemererwe cyangwa kampani yemererwe, ni nabyo n'ubundi nari navuzeho hejuru. Aha ngaha rero bigatuma n'ubundi abantu bagira amahirwe yo gukoresha Web3 wallet. Aha ngaha bagakoresha iriya wallet ifite ibisubizo bikomeye cyane, ibisubizo by'ingenzi. Aha rero ngo KYB kuyikora bigamije gutanga mbese umutekano kuri ecosystem ndetse no gushyiraho umurongo cyangwa gushyiraho amategeko ayobora nyine business zemererwa gukorana na Pi network. Biro ni ibintu by'ingenzi, ni ibintu bikomeye cyane. Bavuga ko kandi kampani bezemerera gukorana nazo ni zakoze KYB zonyine. Izo ngizo rero nizo zizabasha gukorana na Pi network kandi zizaba zifite non-custodial mainnet Pi wallet. Nuvuga ngo ni wallet udashobora kongera kugeraho mu gihe wataye urufunguzo rwayo. Ni nka zira wallet dufite. Custodial mainnet Pi wallet ni wallet ushobora guta urufunguzo ukaba wajya ku bantu bashinze iyo company cyangwa iyo network, none ukaba wabasha kubona rundi rufunguzo. Ariko non-custodial wallet iyo utaye passphrase ntago bikunda rwose, ni ibintu biba byarangiye, bisaba nyine kongera gutangira. Aha bari kuvuga ngo business zishaka kwihuza na Pi network kandi zigakora KYB, ngo ibyo zishobora kubikorera hano. Bango hano hari handitse here, niho wakanda ushaka guhuza business yawe na Pi network, kandi ngo zigomba kuba zuzuza ibisabwa cyangwa amategeko. Rero ni ibintu by'ingenzi. Aha ngaha bari kuvuga ngo visit this page kugira ngo urebe list ya business zemerewe zakoze KYB, n'ubundi ni za zindi. Rero iri ni ryo tangazo. Hano bari kuvuga ko n'abantu bazabasha kuraninga node, ko node yongerewe version yo twari dufite yavuyeho, hariho node ya version ya 0.5.1. Bango ni node izajya ikorana na mainnet, ni izajya ituma habaho mainnet. Node rero n'abantu bakoresha machine. Aha ngaha rero bari kuvuga ko next week mu cyumweru gitaha, learn more and explore open network via in-app challenge. Aha ngaha bari kuvuga ko mu cyumweru gitaha uzasura application kugira ngo umenye iriya challenge yo muri Pi network. Uvuga ngo rero iriya mainnet checklist hari ibintu bazongeramo. Rero iyo challenge ni ibintu 12 uzakoramo. Ibyo bintu rero nubikora bazajya baguha n'ibihembo, ibintu bitandukanye. Hano bari kubivuga rwose. In this open network challenge you will complete 12 actions that guide you through new content released today. Aha ngaha rero ngo uzakora ibikorwa 12 bikuyobora mu byo twavuzeho uyu munsi. Aha ngaha rero ngo bizagufasha gutera intambwe zawe ku giti cyawe z'ingenzi. Aha ngaha ngo harimo no kwibutsa ikipe yawe gukora KYC ndetse no gukora ibisabwa kugira ngo babimurire. And celebrate through Pi various social media apps like Pi Chats and Fireside Forum.
Aha rero harimo no guserebura cyangwa kwishimira iki gikorwa cyabayeho binyuriye muri application yitwa PieChat cyangwa Fireside Forum. Rero itangazo ni iri ngiri, turishimye rero turanezerewe kandi ndabasaba ko abantu muba mwirinze kohereza payi zanyu kuri ziriya kampani, ziriya exchange bivuga ngo ibintu biri kuberaho ni ibintu by'agahomamunwa. Abantu niba ari inzara niba ari iki barimo bagurisha payi zabo, kandi mu by'ukuri Coatimu ntabwo yari yavuga igiciro cya payi imwe. Bivuga ngo rero hariya abantu bari kugurisha cyangwa bari gutanga payi zabo ni umuntu uri kwitangira igiciro, ntabwo ari igiciro cyagenwe na Coatimu cyangwa n'abandi bantu, ahubwo hariya ni ubwumvikane. Kandi ikindi ngira ngo mbabwire ni uko abantu bari muri Amerika, abantu bari mu Bushinwa ntago barimo bakoresha ziriya exchange, kubera ko bafite payi nyinshi ntago babemerera ko bazicuruza hariya, byaba bibi cyane, byahita bituma payi ita agaciro kubera ko nibo bafite payi nyinshi. Ni ukuvuga ngo rero ziriya exchange ziri gukora hano muri Afurika no muri Aziya mu bindi bihugu bitandukanye, kandi nibo muri Afurika nibo bantu bafite payi nkeya, ariko nibo bari kuzigurisha. Birasekeje, biratangaje. Ni gute mufite payi nkeya ariko mukaba nyambere mu kugurisha payi mwakoreye? Mwategereje mukareba icyo batubwira muri ziriya application 100 zizakorana na Pi Network. Rero mwirinde kugira ngo mu minsi iri imbere mutazarira ayo kwarika, mukaruhuka kavuna. Muharanire guhesha agaciro payi zanyu. Ese mbabazi, ubu ufite zahabu wayitanga ngo baguhe $2 cyangwa $1.5 runaka? Icyo kintu koko wagikora? Payi zanyu rero nk'uko ari mwe mwashyizeho kiriya giciro cya GCV, mukacyemeza akabaho amatora akaba aricyo gitsinda, ntabwo mukwiriye kuzitanga. Abantu bakoze lockup cyangwa bafuze payi zabo ndabashimira, kuko bariya abantu ntabwo bazagwa mu mutego wo gutanga payi zabo ku busa. Rero reka dutegereze kiriya cyumweru tumenye ngo bimeze gute ibintu, tuzamenya aho bigana, tuzamenya uko bimeze. Rero reka dutegereze, kandi ndabasaba kwishimira ibi bintu byabaye. Nimubona kiriya giciro cyo kuri ariya ma exchange ntibibatere ubwoba, ahubwo mutegereze, kuko iriya mishinga 100 cyangwa ziriya application 100 zemeye GCV zigomba kugendera kuri GCV. Hari abantu batanze igitekerezo bavuga bati ubundi kuki bemeye ko exchange zicuruza payi, ko batareka ariya ma application 100 akaba yatangira gukora, noneho exchange zikaba arizo zikurikira. Rero hari impamvu bakoze ibi ngibi, no kugira ngo nyine habeho gahunda yo kwitegura, habeho gahunda yo kureba ukuntu abapiyoni baha agaciro payi zabo. Nk'ubu ngubu hari abantu bamaze kuzitanga zose ku buryo utanamubaza na payi n'imwe. Ibi rero ntabwo bikwiriye ku mupiyoniye wa nyawe, ku mupiyoniye w'ukuri. Umupiyoniye w'ukuri ategereza ifirimbi ya nyuma. Nk'uko twategereje iyi tariki kwigera, reka dutegereze n'ubundi kiriya cyumweru gitaha ibyo bazatubwira. Rero ntabwo navuga menshi, kuvuga menshi siko kuyamara, arariko ntashira. Reka dusoreze aha ngaha. Ciao ciao, yari Jingo Nyemazi, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi.